nimba ari ikintu gihaba kibi mu buzima ni ugukora icyo ukora cyose ijwi ry'umubyeyi wawe rigagora mu matwi rikubwira ati n'ubundi mama yarambwiye ngo ntacyo nshoboye, n'ubundi papa yarambwiye ntacyo nshoboye, n'ubundi umuvandimwe yarambwiye ntacyo nshoboye. Mwirinde kubwira abana ijambo ribi, irinde gutuka umwana wawe, kubwira umwana wawe ntacyo amaze, ntacyo azigezaho, akarinda asaza. Kuri uyu munsi hari umuntu mukuru ukora ibintu bikanga, akizera ko ari ya magambo mabi. Irinde kubwira umwana wawe amagambo mabi no kumutuka n'ibindi byose biramukurikirana. Thank you so much for clicking. Welcome to my YouTube channel again. Hawikaze aho uherereye hose, ndakwishimiye wowe wongeye kuza kubana nanjye none ahangaha muri iki kiganiro. Uyu munsi nifurije kuza kuganira namwe ku bijyanye n'amagambo mabi ababyeyi babwira abana n'ibitutsi n'ibindi nkabyo. Umubyeyi ukwiriye kwitondera igitutsi ututse umwana wawe, kubera ko gifite imbaraga, gifite ubushobozi mu buzima bwe. Umwana wawe kuri uyu munsi arashobora kuba ikimara cyangwa se akaba ikimara cyangwa se akaba ikindi kintu, akaba adakwije, akaba adafise ubwenge bwuzuye kuri uyu munsi, kubera mama we wamubyaye, kubera umubyeyi we. Kubera ko umubyeyi, umwana akora gato akagutuka akakwandagaza, ukazugira ngo none ni igitangaza cyabaye. Hagarika gutuka umwana wawe, amagambo mabi ku mwana wawe, kumutuka ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Mubyeyi uri kunumviriza kuri uyu munsi, iki kiganiro kirakureba, kirarangira wamaze kumenya ibibi, ikosa ukorera abana bawe wibyariye. Ntabwo noneho bibakorera gusa, ntabwo ari amagambo mabi ubabwira, ntabwo ari ibyo bitutsi bibi gusa, birabakurikirana kugeza bashaje. Umubyeyi ukwiriye kumenya ko ijambo ryose ubwiye umwana, arita mu gutwi kandi rigira imbaraga ku mwana. Ni ukuvuga ngo umwana nimba akoze ikosa gato ugatuka, ukamubwira ati ntacyo uzigezaho, ntacyo umaze, ntacyo uvuze, ni amafuti gusa, wowe ikintu cyose ni amafuti, nta n'ubundi ntacyo wakora, n'ubundi ntacyo ushoboye. Ni ukuvuga ngo umwana arakura, bya bindi bikamukurikirana. Mama shenge we, ibaza nko kubona umudamu ungana nkawe, umudamu ungana nkawe ntacyo yimariye mu buzima, kubera ibitutsi yatutswe kuva mu bwana byamukurikiranye. Karande hindura wa mubyeyi we, reka kubwira umwana ngo ni ikimara, reka kubwira umwana ngo ni igifu, reka kubwira umwana ngo ntacyo yimariye. Never. Wahindura ayo magambo mabi ukamubwira amagambo meza. Niko tubwira umwana wawe watwaye mu nda, wahavinze mu nda 9 months, umwana yakora akantu gatoya ukibagirwa ububabare wagize, ukamubwira ati ntacyo umaze, nta bwenge ugira, n'ubundi namye mbona kuri igicucu, n'ubundi namye nkubona ko ntacyo uzamara. Umwana yatahana amanota makeya avuga ati n'ubundi uri igicucu. Really? Umubyeyi, babyeyi muhinduke, ongera ukontorora amagambo ubwira umwana wawe. Ese koko aramwubaka cyangwa aramusenya? Kuko igiti gituruka hasi, kigororwa kikiri gito. Umwana wawe numubwira ati ntacyo maze, yazana ayo manota make ati n'ubundi nta nubwo bwenge ufite, aho azakura ari kurya ibyo azaza akora. N'ubundi bya jambo rimuze mu matwi mubwira ati mama yarambwiye ati n'ubundi ntacyo maze, mama yarambwiye ati n'ubundi nta bwenge mfite. Wewe mwenyewe unaua mtoto wako.
wiyikira umwana kubera amagambo umubwira. Ibyo bitutsi, ayo magambo uba uri gutongera umwana wawe ngo bigende gute? Ntaho bitaniye no gutongera, ntaho. Ijambo ry'umubyeyi ku mwana rigira imbaraga, ijambo ry'umubanyi ry'umuvandimwe rigira imbaraga ku mwana, ijambo ry'umugabo rigira imbaraga, ijambo ry'umugore rigira imbaraga. Reba amagambo ubwira umugabo wawe, reba amagambo ubwira umugore wawe, urebe noneho n'amagambo ubwira abana bawe. Numara urebe, ese nta bitutsi birimo? Ese nta gucurira, nta kuvuga nabi, nta magambo akakaye ujya uvuga? Numara uyarebe neza, ukontrole amanywa nijoro, ni ayahe magambo uzubwira abana bawe, cyane cyane abana. Kuko abana nibo gihugu cy'ejo, abana nibo kazoza kacu k'ejo, nibo kazoza keza k'ejo, nibo kubera ko abana ni batoya. Abana tugomba kubarera, tubabwira amagambo meza, tubaturira amagambo meza nk'ababyeyi. Nimba ufite murumuna wawe, mubwira amagambo meza. Nimba ufite abana, babwira amagambo meza. Apana bwakeye ntacyo umaze, ntacyo ushoboye, ntacyo uzigezaho, nta bwenge, urananiwe, ntacyo uvuze. Wa mubyeyi we, nimba muri iki kinyejana ugituka umwana wawe gutyo, ukamubwira ati ntacyo umaze, nakura ikintu cyose yerekejeho amaboko ntagire icyo afata, ikintu cyose akoze ntigikunde, kurumva atari wowe wirogeye umwana we mwenyewe, uri ikinebwe, ntacyo ushoboye. Yashobora iki n'amagambo mabi yabwiwe n'umubyeyi we? Bikamukurikirana. Ariko ijambo ry'umubyeyi ni igitangaza. Umubyeyi aza gutuka ngo uri imbwa, waza ugenda ukaza utekereza ko uri imbwa. Umubyeyi yagutuka ko uri igicucu, koko witekereza ukumva ko nta bwenge ufite. Umubyeyi akubwira ati ntacyo ushoboye, ugiye gukora ikintu hamwe n'abandi bana n'urungano, ugahita ubabwira ati ntacyo nshoboye. Papa yambwiye ko ntacyo nshoboye, mama yambwiye ko ntacyo nshoboye, murumuna wanjye yambwiye ko ntacyo nshoboye, mukuru wanjye yambwiye ko ntacyo nshoboye, umuvandimwe wanjye yarambwiye ko ntacyo nshoboye. Ugahita ucika intege. Ababyeyi mufite imbaraga, nako amagambo yanyu afite imbaraga ku bana banyu. Ucencure gutya, ufata ucencure gutya, alafu angalia maneno ambayo unamwambia mwanawe. Yani vimaneno vineno, yani umwana umubwira amagambo mpaka unajiuliza huyu ni mzazi au la, kwa sababu haiwezekani buri munsi umubyeyi arakubwira ibigambo ukakwiyicira umwana. Please, ayo magambo mabi ugenda uyahindura amagambo meza byoshoboka. Ibyo bitutsi bigenda bibumugisha, bihindure byama bigaruka bibumugisha ku mwana wawe. Ibigambo bibi n'ibitutsi wabwiraga umwana wawe, nimba umunsi wabwiraga umwana wawe uri igicucu, nta bwenge ufite, mubwira turi umunyamugisha, uri umunyabwenge, ntacyo wimariye, umve uzaba umunyamugisha isi yose bimenye. Niko bimeze, kubera ko kuri uyu munsi hari abantu bazagenda kama nk'abadahari. Hari umuntu uzugenda ukamubona ukabona nk'aho adahari kuri iyi si, kandi agihari, kandi agihumeka umwuka w'abazima. Maskini, kumbe ni amagambo yamugezeho imbaraga. Amagambo ururimo. Babyeyi muhagarike kwica abana banyu, muhagarike kwica akazoza k'abana banyu, muhagarike, mubihindure. Bwira umwana wawe amagambo meza byashoboka. Mubwira ati mwana wanjye uri umunyamugisha, kubera ko na Bibiliya iravuga ngo nimubura ubwenge nzabareka.
ayiwoze kandi umubyeyi wicira umwana wibyariye kuragira ngo kuba wamukiza. Umubyeyi ugutuka akagutuka akakumanuka ukazungira ngo ni ikindi kintu cyabaye. Ayowe mwana we, mubyeyi ugituka umwana wawe, hindura ibyo bitutsi, bivamo amagambo meza. Please, bivamo amagambo meza. Umwana wawe umbwira ati mwana wanjye uri umunyamugisha, mwana wanjye urashoboye, you can do it, uri umunyamugisha, byose uzobigeraho, urashoboye, uri umunyabwenge. Apana kubwira umwana ngo ntabwo ari umunyabwenge, ntacyo ashoboye, ari ibyo byigwa arabishoboye, ako kazi azagakora. Uwo mugisha umve ari nawo, umwaturire, atura amagambo meza ku buzima bw'umwana wawe. Birakora. Irindi kosa umubyeyi azakora ritangaje, akama avuga ngo runaka ngo bari abantu ni babi. Ni gute wawangisha umwana abandi bantu? Wari wabona umubyeyi wangisha abana abavandimwe be, ugasenga nimba ufite abana bafite abavandimwe, bafite abakazini, bafite babyara, tibarasa abantu, nyina ntashobotse, n'abana benshi bashobotse, niko nza mbona. Ni babi. Nta mpamvu yo kubavugisha, nta n'impamvu yo kubasura, nta n'impamvu yo kubiyumvamo nk'umuryango muvukana. Umubyeyi akangisha abana umuryango we, mwana we, ngafata umwana wanjye nkamubwira ati umwana wa so wanyu ntukaze umuvugisha, ntukaze uvugisha so wanyu, urugero ntukaze uvugisha nyogosenge, bariya ntacyo bamaze, bariya ntacyo bazakumarira, bariya ntacyo bavuze ku buzima bwawe. Yo damu nzito, umwana wanjye nta wundi se waba azabona, nta wundi nyirasenga azabona, ejo nizaba ndahari. Niba ariya nyine ndi kubangisha, abo ngabo nibo bazaza bakamwegera. Kuri isi turatambuka, twige kubwira abana bacu amagambo meza, tubaremamo amagambo y'urukundo. Byoshoboka ababyeyi ndabasabye mubaremo mu rukundo. Umwana azakurana urukundo rw'umwimerere, umwana amenye umuvandimwe we, umwana amenye mubyara we, umwana amenye umwana wo kwa se wabo, umwana amenye abo bavukana, amenye base wabo, amenye base wabo, amenye ba nyirasenge, amenye umuryango muri rusange. Apana kuri umunsi gufata umwana wawe ukamwicaza aho kumubwira amagambo meza, aho kumwereka akazoza keza, ukamuremamo amagambo y'ugwa. Yesu we, hindura mubyeyi ugifite iyo mindset, kurishyura umwana ku rwego rumwe utazi. Hindura, urememo umwana urukundo, umukundisha imiryango ye, umukundisha imiryango y'iwanyu aho uvuka, umukundisha umuryango yiwaba avuka, umukundisha abandi bantu, kubera ko iyo umuntu afite urukundo nawe arakundwa, kandi iyo umuntu afite urwango nawe arangwa. Tubarememo amagambo meza, tubaturire amagambo meza, tubarinde kubashyiramo urwango bakiri bato. Umwana numuremamo amagambo meza, ukamubwira amagambo meza, ukamwaturaho umugisha, ukamwereka ibyiza, ukamubwira ko ashoboye, ukamubwira ko ari umunyabwenge, aho aferinze, aho acitse intege, ukamubwira ati komera mwana wanjye, uzatera intambwe. Umwana azakurana urukundo, umwana azakurana amagambo meza muri we, azakurana confidence. Umwana ntashobora kugira confidence kugeza kuze, kugeza ashaje, imyaka 40, atarahawe confidence, ataratewe akanyabugabo n'ababyeyi be. Babyeyi, rema mu mwana wawe amagambo meza byoshoboka. Irinde gutuka umwana, irinde kwandagaza umwana wawe, irinde kuvuga amagambo mabi, kubera ko umwana memory ye ntabwo ijya yibagirwa. Ntabwo memory y'umwana ijya yibagirwa. Irinde kubwira umwana wawe nabi, irinde kumuremamo amagambo mabi, irinde kumutuka.
ubihindure byose byoshoboka. Murakoze cyane cyane babyeyi, mugiye kubihindura. Wahoraga ubikora gutyo, wabikoraga nabi mu buryo utazi, kandi ababyeyi bacu ntabwo buriya batubwira nabi ari uko batwanze. Oya, nubwo waba umeze nabi, nubwo waba uri mu bukene, nubwo waba ufite stress, depression, ibibazo bitandukanye, ntibigatume bigukururira gufata umwana wawe nk'ikizira, gufata umwana wawe nkahe ari we mpamvu y'ibyo byose uri guhura nabyo, ngo ubimukubiteho. Umwana wawe murememo kazoza keza, mubwire ibyo byiza byose nkubwiye. Birashoboka kandi byakunda ko wabihindura. Murakoze cyane mwebwe, nk'umubyeyi ufite umwana urahindura kandi byoshoboka. Murakoze cyane, abana ni kazoza kesha. Murakoze. Nimba uri mushyashya hano, kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi n'ibindi bitwungura ibitekerezo byiza ujye ubibona on time. Thank you so much. Mugire ibihe byiza aho muherereye mwese.